nyuma ikindi nashaka kuvuga ni imbuga nkoranyambaga. Twe turabikonsoma gusa, ariko ntabwo mushobora kumva ubukana bifite. Ku isi, Amerika yonyine isohora buri munsi kilipe 300, ndavuga amashusho 300 ya pornography, kandi ku isi hose zirakinwa. Ku isi hose zirakinwa. Nta gitangazamakuru ca gikristo byibuze gisohora 1/10 c'inyigisho nzima zaza gusenya izo ngizo. Nta televiziyo, nta gitangazamakuru, nta rusengero ruproduiza inyigisho byibuze 1/10 c'ibibi bisohoka. Ubwo ntabwo ari nka z'umwaka. Murebe hano mbabwira. Ahabu yagiye ku rugamba yihinduye, atambaye imyenda y'urugamba. Umuntu wo mu rugamba apfa kurasa, arasaho ibyuma bihurira, hanyuma umwambi ufata umwami ahantu hadakingiye, atangira kuva. Ariho arava, abwira uwagendesha igare ngo asubize igare inyuma, aramubwira ati nkomeretse bibi, ntabwo nabona, ntabwo byakunda ngo bamushigikirira mu igare. Uzi ikintu cyabaye? Ku kirengazuba arapfa. Umuntu yohereza umwambi wa pornography ari muri Amerika, ukaguhinguranyiriza muri telefone yawe, ukagushigikirira muri korari, amaraso yenda kugushiramo. Usibe kwigaburo ukabura aho, ariko amaraso agenda ava buri munsi, ubugingo bugenda butakara, kubera ko nyine ibyica birahari. Nahoze ntekereza abantu bangana nk'uko tungana, buri wese kuri stati ye ashizeho ijambo ry'Imana. Muzi abantu bararabumvisha ubutumwa bwiza uko bangana. Nese buriya turabikorara, singe wahera. Samusoni yigeze kuba hafite imbaraga, atazi ko hazaza inka z'umwaku, aho bazamukuramwo amaso bakamugira umusi mu nzu y'imbohe. Iyo aza kumenya ko ivyo bizabaho, yari kumenya kurinda imbaraga yahawe. Torero, akagahe duhawe, aya mahirwe tuyakoreshe neza, inka z'umwaku zijya zimira zibyibushe. Tukwiye kwigira ku kimonyo. Nubona amahirwe yo gusenga, usenge nka hejo utazongera. Nugira amahirwe yo guterana, ukonsome byinshi bishoboka, ejo bishobora kuba bidashoboka. Nubona ubyutse uhumeka, gerageza ukore imirimo myiza yose ishoboka, kuko niyo mahirwe uhawe. Nugira umugisha ukaba ufite amafaranga, uyatange kuko nayo ntahoraho. Nageze mu Rwanda muri 1996, ari abantu nabonaga baba boss, ariko ubu bamwe barumiwe. Noneho hari abantu batari bafite icyo bafite, ubu nabo bameze neza. Ubwo ibihe ntibisimburana. Ukora imirimo myiza izaguherekeza. Niyo nagiye mperekeza abantu mu rusengero, murabizi ko babanyuza mu rusengero, nkanya ndeba nk'uwo muntu ikintu namuvugaho. Murabizi ko iyo bapfuye benshi turabifundikanye, tugahita duhimba ukuntu yari umutagatifu, ukuntu yatwaza Imana ibitabo, ukuntu yari umuntu mwiza, kugira ngo ubone uhikuye. Ariko hari abandi bafite imirimo izabavugira, bafite imirimo izakomeza kuvuga no kubisekuru, kuko bakoze imirimo myiza. Abana babo batazagira ikibazo kubera ko base barizigamye. Reka nsoze gutya. Ibyahishuriye Yohana 3:2. Ibyahishuriye Yohana 3:2. Haravuga ngo ujye uba maso, ukomeze ibisigaye bigiye gupfa, kuko nabonye ko ari nta mirimo mwakoze itunganye rwose imbere y'Imana yanjye. Nuko ibuka ibyo wakiriye n'ibyo wumvisha, ubyitondere kandi wihane. Ariko rero nutaba amaso, nzaza nk'umujura, nawe ntuzamenye igihe nzagutungurira. Nuko ibuka ibyo wumvishe, ibyo wakiriye n'ibyo wumvise, ubyitondere kandi wihane. Nitutaba amaso, inka zinanutse z'umwaku zijya zimiriza ibyibushe. Tukwiye guhunikira igihe kizakurikiraho. Twunamisha amaso dusenge. Ndashaka guha amahirwe umuntu ushaka guha Yesu ubuzima bwe kugira ngo abumurindire. Ndavuga umuntu ushaka kwakira Yesu umwami n'umukiza. Ndashaka guha amahirwe umuntu ushaka kwakira Yesu umwami n'umukiza.
nanone ndashaka gusengera umuntu ushaka kwiyunga n'Imana uvuga ati ngewe natewe n'inka z'umwaku, naribwe, sinkigira imbaraga zo gutsinda icyaha na kamere, sinkibasha kwihanganira ibigeragezo, nawe turaza kugusengera. Uwo muntu yaba hari ushaka guha ubuzima bwe Yesu, yazamura ikiganza tugasengana. Umuntu ushaka guha ubuzima bwe Yesu, Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Ihutera, ihuta unsange hano. Umuntu ushaka guha ubuzima bwe Yesu nazamura ikiganza. Mutegereza kuri ijwi ry'ingingano naryo uzakomeza kuryumva. Wapi, hari igihe umunsi umwe bizaba bidashoboka. Ubwo ugize amahirwe rero, umuntu ushaka guha ubuzima bwe Yesu naza. Umuntu ushaka guha ubuzima bwe Yesu, umuntu ushaka guha ubuzima bwe Yesu naze tumufashe gusenga. Aya ni amahirwe akomeye. Hari umuntu ushaka kwiyunga n'Imana akavuga ati ngewe nibwije ukuri, numva mfitabanye neza nayo. Imana ishobora kukugarura ibihe byiza, ukabona inka zibyibushe, ukabona imbaraga zo gutsinda no kugirirwa neza n'Imana. Hari umuntu ushaka kwiyunga n'Imana, icyemezo cyiza wafata mu buzima ni iki? Saba abashumba bahaguruke baze dufasha aba bantu. Mwebwe mwaje rero ngiye kubasaba ibintu byoroheje. Muzamure ikiganza cy'iburyo uvuge ngo Mwami Yesu, tubabarire ibyaha twakoze, dukure mu gitabo cy'urubanza, twandike mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze ko tubabariye, urakoze ko twakiriye, urakoze ko uzabana natwe. Amateka y'ubuzima bwacu yahindure, tubashe gukora ibyo ushaka mu izina rya Kristo Yesu, amen. Reka tubasengere. Bapfukame hano bari dusenge. Mana igira ibambe n'imbabazi nyinshi, utinda kurakara, uhorana imbabazi nyinshi. Ngaba bashiki bacu na bene data bumvise ubutumwa bwiza muri iki gitondo, imitima yabo yakiriye ijambo ryawe, ubasuye mu mitima bibuka rwose ko ari abanyabyaha, babitekerejeho babona ko bikwiriye ko batera intambwe bagahamya ko bemeye Yesu, bakava mu myanya yabo bakaza aha. Natwe turabasengeye tubarambitseho ibiganza, amaraso ya Yesu abakureho urubanza rwose, ubababarire bitagenze neza, ibyaha binyuranye bakoze. Uyu munsi ubabere umubyeyi, bakubera abana, ubaha imbaraga zo kunesha ibyaha byose kugira ngo babashe guteganyiriza igihe kizaza. Indi minsi mibi ntizabasangana imbaraga, nibagera mu bibazo binyuranye uzababera igisubizo n'umurengezi. Ubaha imbaraga, ubaha amahoro yawe agwiriye mu mitima, ubabere igisubizo mu buzima, ubabere ubuzima, ubahe ubuzima bw'umwuka bugwije imbaraga, ubahe n'ubuzima busanzwe, kugira ngo Mwami hatazagira impamvu zabatera kwiganyira, haba mu buryo bw'umwuka cyangwa bw'umubiri. Ubahindura abakire, ubahindura abantu beza, ubahindura abantu b'umumaro, bigirira umumaro ubwabo, bawugirira itorero ndetse n'igihugu muri rusange. Urakoze, ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe ni rizima, rifite ubuzima, kandi bararyakiriye. Kubw'izo mpamvu rigwire muri bo rifite ubuzima, maze icyubahiro kirushaho kuba icyawe. Musabye n'izina rya Yesu, amen.